uwo ari we wese afite iherezo ry'igihe. Nashatse rero gukebura abantu ngo bibuke ko nubwo batangira bakiga bakagenda bagakomeza bakiga ntera imbere ngire nyuma yaho bizagenda bite. Nashatse kwereka abantu ko uwo muzenguruko w'igihe tunyuramo kuva ku myaka tuvukira kugeza igihe dusarije cyangwa se no mu nzira birashoboka ko umuntu afite iherezo ry'igihe kandi agomba kugitegura, kuko iherezo ry'igihe ntabwo rizagarukira ko bagiye kunshyingura gusa, ahubwo na nyuma y'urupfu nzajya hehe, nzaba narateguye ubuzima bwanjye kugira ngo njye ahantu nzaruhukira. Nerekaga abantu rero ko umuntu akwiye gutegura igihe cye akazanasoza igihe, kuko umuntu ashobora kunezerwa ko ngo nabivuze akagira amafaranga akabaho ndetse atarataye n'igihe mu buzima bwe, yararinze ubusore bwe, yararinze ibihe bye agakorera igihugu cyangwa akikorera, ariko iherezo ry'ibihe bye cyangwa ry'igihe cye